ko muri hano muri gukora iki? Turi kureba ibikorwa bya Chaplin Sons. Bariya barabizi se? Babiyoberwa bate? None ubwo barasabwa gukora share, like, comment, subscribe. Sabwati? Subscribe. La. Baby. Man. Meze bitese. Meze neza. None habyutse izuba kabisa. None se kuri Rwanda rugiye? Ndagiye ari mutipa mushite wanjye. Ngiye kujya kureba ariko ntabwo ninda bebe, ntabwo ninda sibyo se. Bebe bura ntabwo buri kumbeshya. Gute se shiri? Gute nakubeshya kweli? Sinzi ntabwo buri kumbeshya. Oya urukushidikanya mba ngiye se? Ashe nawe none ukagire nukifata nk'umuntu usa nkaho mba numva uri kumbeshya nyine atari ugiye. Oya humura. Kumura no mutipa mushite wanjye tumaze iminsi dupanga ibintu by'akazi. Sibyo? Nkapanga kujyayo bikanga nka ama stress nyine nsigaye mfite muri no minsi ni menshi cyane sibyo? Kuko urabona ari imishinga myinshi ndimo, ndashaka kwimuka, ndashaka kuva ahangaha, ndashaka kujya mu nzu nini sibyo? Mwana wandiriye ibiraha akanankubita. Ngo iki? Dore wa mwana wandiriye ibiraha akanankubita. Ngo iki? Nyine yandiriye ibiraha aranankubita. Umva njyewe yandiriye ibiraha aranankubita, ugiye kumfasha tumuhonda tumwigisha isomo. None ubwo ugiye kumukubita? Yego nyine. Je sindi ubigufashemo kandi kwihorera ntago ari byiza. Kuki atari byiza se njye si yankubise? Kurwana ntago ari byiza. Njye ngomba kumukubita ahubwo. Ubwo njye simbirimo. Oya uramfasha. Njye ntago mbirimo ibyo kurwana sinjya nkora imico mibi. Ahubwo njye reka njye kugakubita ahubwo umuniri. Ndayibonye. Turasiye kurwana ni bibi. Ntango bindebe. Turasiye kurwana ntago ari byiza bireke. N'urwana ni akazi kawe. Tracy. Rumva baby. Ntugire ikibazo kabisa. Ndakwizera ariko nyine nawe ntuzabikora. Oya ujye unyizera, wowe ujye unyizera kabisa. Sibyo? Ujye unyizere, wowe humura, utuze umutima wumve nduwawe, ntugire ikibazo. Ndakwizera. Suzi ujye harimo radio, nawe muhanzi nkundara. Hari umuhanzi uririmba ngo nkumbuye umwana twareranywe buri joro ndamurota. Baby humura wewe ntugire shida sibyo? Nduwawe Flavor ariko nyine nawe ugenda ugitakara kuko mba ngukumbuye hano irungu nyine mba ngukeneye. Nike amakuru y'imizi neza. Abona uri kumwe n'umukunzi niko ariko manza hari Yanika rero mwari kumwe yitwa James. Sorry mani uriya ko numva mfite du stress mani. Twibiki se sha naninje nyine kukuganiriza tuntu nyine twintu by'abagabo nyine si abagabo. Umugore wawe amubwiye akaba akanya nyine si inkorogoye n'umudamu wawe wenda mukanya nawe yagaruka ariko ashaka kukubwira nta kibazo kiri noneho ndebera agashati kamunyuze pasi mbone ngende si byose nta kibazo kabo kanunganyiriza ndebere kamwe nacyo reba akureba nta kibazo. Ni se James amakuru y'imizi meza kabisa amakuru si twaraburanye no long time kabisa kugendereye
bigenze bitera gendere nari mfite ikibazo mani kijyanye n'amafaranga hari utuntu Wowe nshaka gukemura n'amafaranga wowe n'amafaranga wazaturanye na banki musore wanjye oya muri iyi si oya wimbwira gutyo muri iyi si tubanyeho kugira ngo dufashanye sibyo ndabyumva hari ukuntu umuntu ahura n'akabazo ku kazi batinze kuduhemba ariko muri iyi minsi baraduhemba ngiye nyagusubiza abonye akazi se kazi se ndagafite ndagafite okay none ikibazo ufite ni iki mfite ikibazo cy'ibihumbi 50 kuri wandwanaho ufite ngahe se ngo mwongere mera 50 nyaguhe yame niyo nyene use naza kuguza niyo nyene senga 50 ntabwo nayakubonera urabona hari ibintu nanjye ndimo bya bije n'urugo rwanjye uramukobwa nanjye nguhaye icyumweru ndi gupanga kwimuka nguhaye icyumweru nzaba nayagusubije sindasura iwabo sindagira ute unanjye nguhaye icyumweru se mu cyumweru urabona yirwanga ndi kumushakira business yakora nta mafaranga mfite papa nta mafaranga mfite babare ko uri umuvandimwe uri inshuti yanjye ndabyumva base wambonera ngahe basi ndebe niba hari undi muntu nabwira se nangahera ariko twaza kuza kuvugana kuri phone kuza kuvugana ngo nta mafaranga mfite ariko se waguje mu bantu mukorana ariko se cyangwa ugahamagara abantu dukorana nyine rumva twese turakorana kandi igihe duhemberwa n'igihe kimwe impamvu bamwitabaje wowe banjye mani niyo mpamvu ariko kuba ndi mugenzi wawe mani ndakuzi ariko kuza kumbwira uyoboye ko nkuzi narahindutse ngo nabandire biri sirimo bro uko byagenda kose ntabandire biri sirimo ntago nyiri kwa wundi mana ntabandire biri sirimo kwa kundunzi ntago ariko nyimeze nabaye umuntu uri seri nabyemezwa n'iki se kuri kwimana we icyabikwemeza nuko wayanguriza icyo cyumweru ngiye naguhaye nkazayagusubiza izina ry'Imana nanjye ni danje bro nanjye ni danje nurebye nanjye ni danje idanje gute higa man ufite ibiceri wawe urasa neza umeze neza ndasa neza ariko bro nagahigo man nyamara abanyarenga nyamara nk'umuvandimwe urumva 50 ni meshi bro nyamara nk'umuvandimwe wamfasha ni meshi muri uyu mujyi bro izina ry'Imana wanyizera man oye ntunekereze muri rya shusho rya kera man abaye umuntu uri se n'imyaka tugize bahise shanibera hano hafi ya Kigali hano za Kimihurura nuramenya naho bamana hano za Kimihurura man nari inyura abona rero ntago nafata ifaranga jyanye ngo ndiguterekere oya zamanza mu address yawe kujye wanancika nkaguhiga man kufaranga muri iki gihe none naguhitana nanjye meze nabi ndi kugahigo ka danje no mpamvu napfa gukore kuri ifaranga jyanye bivuze ko nka TS oya sukatira ahubwo birenze gukatira nyamara tuzahora mu bundi buzima bandi uzamanza mu address yawe bro menye address yawe menye ngo ubahehe ntago nje kugutuburira cyangwa nk'umuteri njuga umujene bamwe unzi muri za nabandire biri sirimu nabaye umusirimu nabandire biri sirimu man ndikumva goranye pe siberutse kumva ngo niba gushaka ngo n'abaki bose ngo kabakobwa baki bro zarashize zarashize man wahisemo izina ry'Imana we nakubwiye we nkaraga ibyo biceri urebe iminsi ngiye nguhaye ureko nabigukorera suri nibyiki bro icyo ushaka ngiye mfite akabazo man ko gukemura mu rugo wasanga ari zanduru nyine ubugongana n'abayobozi n'imitekano n'iki kandi narakubwiye man narakubwiye abayobozi n'ibiki byose wasanga ari byo bibazo uri kujya gukemura rero reka nkubwire oye nshakira make wenda reka nakubwiye se nkani numva nshakira make nk'umujene basi ndebe uburyo nanjye cyangwa wenda ari inzu cyangwa wenda ari ukwita ku muryango ayo nayaguhereza ariko none se nyine siyo gahunda oya zamanza unyereka urugo bro ahubwo naringiye sinzi ntago byashoboka niba gushaka abagore niba babahindura oya bro sukumindura ko washatse umugore ushizwe ufite imibare myinshi tabe imibare se wowe se tabe imibare bro wenda nayo urumva ukaba utafasha umuvandimwe ukabifata muri lenge ntaribi bro ntaribi man life is no sense man oya bro sukwima urumva ntaribi reka ngende
umugore ubwo yaguhinduye ibitekerezo. oya ni ukubaka urugo shasu kugira si ibindi n'ibindi reka nshakira ahandi ndebe. umujama nawe abaneshije umutwe Sheri siwe wandiribira ukanankubita ibira sinabyihanganira uranankubita ndamaze niba narabiriye umva njyewe reka nkubwira urabinyishyura cyangwa nguhonda ndongera nguhonda ahubwo we niwe nkonda mwaretse guterana amagambo njyewe niwe muhonda njyewe umva Tracy have Tracy ngira nguhonde Tracy muhonda njyewe nanjye Tracy mureke kurwana we hagaruka ku mana yanjye namubujije si ubu ndakora iki ngo niba muhonda nawe ntibimureba aretse kurwana Tracy si uriya mwana yagiye yumva igihe namuburije ubu ntabwo yumva Tracy muracyari kurwana murekera kurwana ndekurira murekera kurwana murekera ibintu bisa umuntu ari kumva ivumbi mu nzu kumva ni mwebwe mama nushaka ugenda ubibwira nyina ko namukubise ahubwo sinanamushyikiriye neza ngo banzana namukopeta jewe n'umwana wawe waje kunyera ko mbona hari induru habaye iki gereka babwiye sinshaka umuntu nkubitira umwana